Ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'incamugongo, inkuru y'impanuka idasanzwe, ni impanuka yatwaye ubuzima bw'abantu benshi, ni impanuka yarimbuye umuryango wose urazima. Ni impanuka uburyo yabayemo, yabaye mu buryo bubi ndetse mu buryo butunguranye ku buryo rwose no gukuramo aba bantu bitabye Imana byari ikibazo kuko bari bafatanye n'ibyuma. Ni inkuru ibabaje cyane y'impanuka y'imodoka yabaye tariki 27 z'ukwezi kwa 12 umwaka n'uyu nguyu 2025. Ushaka kwibaza impamvu tugarutse kuri iyi nkuru ibabaje, inkuru y'incamugongo. Ni saa 10:30 za mu gitondo mu muhanda munini wa Masaka Mbarara ahazwi nka Njagara Kasai. Ni agace kazwiho rero kubamo impanuka nyinshi. Hari impamvu nyinshi zitandukanye zituma tugaruka kuri izi nkuru zidasanzwe. Donc akenshi ukumva ko ari inkuru zifite intimba, ni inkuru zibabaje, ni inkuru z'incamugongo mu by'ukuri ku buryo no kuzumva rimwe na rimwe udafite umutima ukomeye birangira ugize agahinda gakabije cyane, ukisanga ugize agahinda cyangwa se wanze ubuzima. Muri iyi iminsi mikuru hagenda hagaragara impanuka nyinshi. Mwabonye ko no muri iyi minsi habaye impanuka na Kicukiro centre, impanuka yatwaye ubuzima bw'abantu benshi ku buryo n'ubu ngubu rwose iyo mpanuka itari yava mu mitima no mu maso y'ababonye ibyo bintu. Ni impanuka rero yabereye hano muri Uganda mu muryango w'abana bane ndetse n'ababyeyi babiri. Aba rero bari mu modoka ya Toyota ifite ibirango bya UBH 476W. Ni imodoka rero yari mu muhanda munini wa Masaka Mbarara. Aka ni agace ubundi kazwi kuba kabamo impanuka nyinshi zitwara ubuzima bw'abantu. Ubwo rero umushoferi utwaye uyu muryango muri iyi modoka yaje kunyuranaho mu buryo butari bwo, mu buryo butemewe n'amategeko y'umuhanda. Biza kurangira rero akubitanye n'ifuso nini cyane ifite ibirango bya UBP 510V. Ni mu gihe rero iyi modoka cyangwa se iyi fuso yahise isekura iyi modoka irayangiriza. Nk'uko mubibona kuri aya mashusho rero, iyi modoka yarangiza cyane ku buryo gukuramo imibiri y'abitabye Imana rwose byari biri ikibazo. Kubona abana bafatanye n'imodoka byari ikibazo gikomeye cyane. Wowe rero watugiriye icyizere ugakanda kuri subscribe, reka nkubwire ngo impamvu akenshi na kenshi tubigezaho inkuru nk'izi ngizi nta mpamvu n'imwe usibye kugira ngo tubyigiremo amasomo. Hari ibintu biba muri iyi minsi cyangwa se buri munsi tukabyigiramo amasomo y'ubuzima. Abantu dukunda ibintu rwose ariko donc ugasanga turabisize. Ikindi nk'abashoferi batwara ibinyabiziga, hari ukuntu abashoferi rwose usanga aribo bateje impanuka, bigarangira abantu batangiye kuvuga ngo Imana yabyemeye. Mu by'ukuri ugasanga ni ibintu bikomeje gucanga abantu, nyamara rimwe na rimwe natwe tugiramo uruhare mu mpfu duhura nazo umunsi ku munsi. Uyu mushoferi yadepashirije ahantu hatemewe kandi hatariho ku buryo yahuye n'iyi modoka, abura ukuntu ayikwepa cyangwa se ayihunga. Biza kurangira yisanze muri iyi modoka ya fuso yari itwaye ibishyimbo, irayangiriza, irayurira, irayicucuma ku buryo abantu bapfuye urupfu rubi rwose rw'agashinyaguro. Ni urupfu rubi, navuga ko ni urupfu donc ntabona ko nsobanura. Amakuru aturuka aho impanuka yabereye avuga ko imodoka ntoya yarimo rero kunyuranaho ahatemewe, biza kurangira icakiranye n'iyi modoka ya fuso irayangiriza. Ndetse n'umuryango w'ababyeyi babiri n'abana bane bose barazimiye, impanuka yarabatsembye irabamara. N'umuntu wa hafi rero wo muri uyu muryango. Muri iyi minsi mikuru bashoferi dutware twitonze, tugira ubwenge, kandi abafite ingendo bareka tujye dusenga mbere yuko duhaguruka. Niba rero uyu mwaka ugiye kurangira ukiri muzima cyangwa se ukabona uri muzima hari ibintu byinshi warokotse, aka kanya reba mu ijuru ushima Imana. Ni ukuri ubwite Imana, amen amen. Ushimire Imana kubera ko warokotse ibintu byinshi, kuko Imana yakurinze ibintu byinshi.
Uyu muryango rero amashami y'uyu muryango ndavuga ababyaye aba babyeyi ba nyirasenge n'abandi rwose mwihangane kubera ko ni amakuru atari meza cyane. Reka nshimire wowe n'ubundi ukomeza kubana natwe 5/5 wakandi subscribe, ndetse niba nawe ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ihutire gukanda kuri subscribe kugira ngo inkuru nziza rero inkuru n'ubundi zirimo amasomo y'ubuzima zikugeraho 5/5 n'amakuru nk'aya ngaya n'ubundi twakoramo amasomo tuyagezweho 5/5. Nkwifurije kurama, nkwifurije kugira ishya n'ihirwe mu buzima, nkwifurije amahoro y'Imana. Imana ikomeze kurinde, ukomeze kugira ibihe byiza kandi wibuka gukanda subscribe. Turagukunda cyane, ukomeze kugira ibihe byiza n'umwaka mushya muhire wa 2026.